handitse picture, hari name ndetse hari na handle. Yes, none ngiye kugenda basobanura akantu ku kandi step by step. Ni ukuvuga ngo no kuri telefone yawe mu buryo bwa profession. Muri video ngiye kwereka ukuntu wafungura YouTube channel mu buryo bwa profession, mwereke settings zose ugomba nyuma yo kumaze gufungura channel, setting ugomba kwita kugira ngo YouTube yawe igirebwa kandi ibe profession ku gisacinze abasha kuyibona. We tugiye kubana ndagusakuza kuraba videos kwizirangiye hagiye akabona kamwe kaza kugucika, kandi ikibazo cyose uraza kugira uze kunyandikira muri comment. Ndedi Creators Rwanda ntigende kugeza ibiganiro byiza nk'ibi by'ikoranabuhanga, nta gusa ko wariza gutyo bigusaba no gukora videos kugeza irangiye step by step. Nambwe ya mbere no kuba wafunguye Gmail cyangwa email muri telefone yawe. Niba utabizi nyandikiye muri comment nzabikwereka. Twatangiye kubona umaze gufungura Gmail, kuvuga ngo uzajya kuri YouTube yawe ifungue, nurangiza za hano hantu hari aka karogo, kano karogo nyine ubona hano. Yes, uzaza ugakandeho gutya, uzahita uhingukira ahantu hameze gutyo. None urugingukira hameze gutya uzaza ukande ahangaha ngiye kwereka. Guys, urebe video yose kandi icyo udasobanukirwa uze kumbaza, ukande hano ku izina ryawe. Yes, aha uzaza ukandeho gutya. Yes, urangiza uzahita uhingukira ahantu hameze gutya. Hanga rero hano hari utuntu dutatu tugiye dutandukanye, kanze mbikwereke. Hari aha handi hari aha handitse picture, hari name ndetse hari na handle. Yes, none ngiye kugenda basobanura akantu ku kandi step by step. Ni ukuvuga ngo hano hambere ni ukuza ugashyiraho ifoto, niba ari ifoto cyangwa ari logo wateguye gushyira kuri channel yawe, uzaza ukanda hano hambere. Yes, wano umara ukanda hano hambere haza kujyana amafoto ufite kuri telefone, wangiza nyine uhitemo wenda niba iyo wateguye nyine ifoto washyiraho, wangiza iyo foto uyihitemo gutya, wangiza ukanda handitse set as pictures. Yes, kamwereke ko ya foto izahita iza hano. Urugero hano urabona ko izahita iza. Nurangiza hano hambere uzaza uhitemo izina rya channel. Hano hari izina risanzwe wafunguje email, no uzaza uhitemo izina ushaka kwita channel yawe. Ndaketwa tuyite, uzasibirimo cyangwa ubirekere, muzaterwa no kushaka. Kandi twite tuyite wenda Edi Creators, Creators Rwanda, wenda twiteka tuyite gutya n'urugero. Bangiza kandi save. Yes, ubona ko rya zina itariza bitagwana hano handle, no ushaka kuza wayihindura ugashyiraho iyo ushaka. Yes, ariko kenshi bahita bagwa handle ushaka wayerekera ukwiri Edi Creators. Yes, nyine wowe ushaka wayerekeraho cyangwa nyine ukayihindura, nyine wowe bizaterwa nuko ubishaka. Edi Creators Rwanda, reka tuberekere gutya. Yes, Edi Creators, wenda dushyiraho TV like gutya, wangiza ukande save. Yes, nizere ko uri kubona guys. Ukande none save, gusa wowe si ngombwa ngo uhindure hand kuko bazahita bayigwa, bizaterwa wowe n'icyo ushaka. Ubwo ibyo turabirangije, kuko ngo uzahita uzukanda hano handitse aha handitse create channel, uze wakande gutya. Kuvuga ngo tumaze kubona ya channel yacu, kambereke ya channel yacu twamaze kuyifungura. Noneho urabona ko channel tumaze kuyifungura, noneho dusigaje gukora setting. Guys, rajya munyandikire muri comment, none uzategeze kugira ngo dushyireho setting, ari ibyo ushireho location ndetse wadinga amanomero byose nyandikira muri comment nushaka tuzakora part 2. Yari Edi Creators Rwanda, tubona utaha kuwakora part 2. Bye bye.